iyo turebye ibintu turi hanze mu gihe u Rwanda rumaze igihe rushyirwaho igitutu ibihano no kunengwa ese twavuga ko hari gahunda iri gukorwa yo kurwikwizayo mu Rwanda mpuzamahanga. Can we speak of an ongoing process of diplomatic isolation of Rwanda? There are many ways of looking at it, but for those who want to look at it that way, I can't stop them. The way this conflict started, hari uburyo bwinshi bwo kureba ibi bintu ariko abashaka kubibona batyo sinababujije. Uko iyi ntambara yatangiye ntabwo yatewe n'u Rwanda kandi ntiyaturutse ku Rwanda. Ukudashoza n'uburangare bw'abagombaga kuyikemura neza nibyo byatumye ikibazo kimara igihe kirekire kandi gikomeza kuba iterabwoba ku Rwanda. Against Rwanda, especially when it is being fed and supported by cyane iyo gishyigikiwe kandi kigahabwa imbaraga n'ubutegetsi. Ibihano, iterabwoba cyangwa amagambo mabi baterera u Rwanda bikorwa nk'aho hari ikindi gihugu cyakoze uretse kwirwanaho no gukumira ko hari icyatera umutekano muke cyambuka umupaka kikinjira mu Rwanda cyane giturutse mu burasirazuba bwa Congo. Into Rwanda from anywhere, and this particularly from Eastern Congo. It's like you are blaming the victim and bisa naho murimo gushinja uwahohotewe mukagu mugasingiza mukanarata uwakoze ihohotera. Ikintu cyoroshye hano ni ugushinja u Rwanda ugashyira ibihano byose n'ibindi byose ku Rwanda kuko ari byo byoroshye. Bari gukora ikiboroheye gukora penalties and whatever on Rwanda because it is easy. They are doing what is easy for them to do. The blame, the sanctions, the threats of anything else. Gushinja, gushyira ibihano, gutera ubwoba n'ibindi. Ibyo nibyo byoroshye. Ariko se ibyo byatanga umuti mu gihe mwirengagiza ibibazo nyirizina inkomoko y'icyo kibazo. About the real issues, the root cause. By'umwihariko hari ku itariki y'ibigirwe Minisitiri w'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bane bazo barimo umugaba mukuru isaba ko ingabo zanyu zahita ziva mu burasirazuba bwa Congo kubera ko zishyigikiye umutwe wa M23. Ese mufite gahunda yo kubahiriza icyo cyifuzo? The recent agreements, you can't come up and expect that only one party will fulfill. Niba murebye amasezerano aheruka ibyumvikana ukuntu mwaza mugasaba ko uruhande rumwe gusa ariko rwubahiriza inshingano zarwo mu gihe urundi ruhande rwo ushobora kuzubahiriza cyangwa utazubahiriza bitewe n'uko rubyumva. Mu yandi magambo ikibazo turi kuganiraho kigaragaza ko hari impande nyinshi zifite inshingano zo kubahiriza ariko u Rwanda rukaba ari rwo rusabwa gusa kuzuza mu gihe iz'abandi zishobora kwirengagizwa. Hari kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaduhurije hamwe kandi zikaba ziri mu mbaraga zo gushaka umuti w'iki kibazo. Nazo zifite inshingano yo kureba uko zisunika impande zombi Kongo n'u Rwanda mu cyerekezo cyiza mu buryo bungana kandi butarimo kubogama. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kubikora uko zishaka ariko mu kubikora mu buryo butaringaniye ntibishobora gutanga umusaruro mwiza. Congo and Rwanda in the right direction. Niba hari uguhitamo uruhande rushyirwaho imbaraga nyinshi kurusha urundi cyangwa urundi rugafatwa mu buryo bworoshye kubera impamvu zimwe na zimwe ntumva neza bityo bitera ikibazo. But it doesn't give good results at all, if at all, to just choose which side you should put a lot of weight on. Iyo mutangiye guhitamo ko biboroheye uyu munsi mukavuga muti turashyigikira uruhande ejo mukabihindura bituma habaho ikibazo gikomeye. Ibyo ntibishobora gutanga umusaruro mwiza. Pick and choose and one morning you say no, I will go with this one. Then there is a problem. It just won't give us good results. Yes, but it seems and you know that
yego ariko birasa naho mufite amakuru ko ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'umutwe wa M23 hashize iminsi 6 gusa hasinywe amasezerano ya Washington ryafashwe n'ubuyobozi bwa Amerika nk'igikorwa kigayitse cyangwa kibatesha agaciro. People chose to understand it the way they wanted to. Before nge mbona byarafashwe mu buryo bwo guhitamo icyo umuntu ashaka kumva. Mbere y'isinywa ry'amasezerano ku itariki enye Ukuboza hari hashize ibyumweru cyangwa amezi habaho imirwano imwe ituruka Uvira indi igana Uvira. Ibyo byose byabaye mbere y'uko aya masezerano asinywa. This was way before the signing of the agreement. I'm saying that it is selective. The understanding is selective. Ndavuga ko kumva ibi mu buryo bwo guhitamo biterwa n'uko bamwe batekereza ko ibya Uvira byabaye nyuma y'isinywa ry'amasezerano gusa, kandi sibyo. Ibya Uvira ntibyabaye impanuka kandi ntibyabaye nyuma y'itariki ya 4 Ukuboza gusa, byari hafi kuba ndetse no mu gihe aya masezerano yasinywaga. About to happen even as the agreement took place. The United States had been informed during almost Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zaramenyeshejwe ibi hafi buri munsi, buri cyumweru bari baramenyeshejwe uko ibintu biri kugenda. Ntibishoboka rero kuvuga ko Uvira yafashwe nyuma y'itariki ya 4 Ukuboza gusa nkaho ari ugusuzugura cyangwa kwirengagiza amasezerano yasinywe. Ibyo si ukuri. Ariko nanone nk'uko nabivuze hari uguhitamo uko umuntu ashaka kubyumva, kandi hari bamwe mu bari mu rugendo bahitamo kubikoresha kugira ngo bagere ku zindi ntego cyangwa ku nyungu zabo bwite. Again, as I said, being selective and people just doing whatever they want. There are some people in the whole process who will choose that to get to another level or to achieve a different kind of outcome as they wish. Mr. President, your ambassador in Washington declared, it was on January 27th. Nyakubahwa Perezida, ambasaderi wanyu i Washington yatangaje ndumva hari ku itariki 22 Mutarama haragira ati u Rwanda rukorana mu by'umutekano AFC M23. Ibi bivuze ku mugaragaro kugira ngo habeho kubaka icyizere binyuze mu mucyo. Abenshi rero babifashe nk'icyemezo cy'uko ingamba z'ubwirinzi muvuga zisobanura ko mufite ingabo ziri ku butaka mu burasirazuba bwa Congo. Ese mwemeranywa n'iyo myumvire? Largely it makes sense. What ordinarily, what would anybody define defensive measures as? Yego, ahanini birumvikana. Ubusanzwe ingamba zo kwirwanaho zijyanye n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Congo zisobanura ibintu byinshi. Bishobora kuba gukoresha ibikoresho, bishobora kuba gukohereza ingabo ku butaka, byose bigamije kurinda ku gace. Niyo mpamvu ntumva aho bavuga ko hari ukwivuguruza. Mu by'ukuri ibi byose bigamije kurinda umupaka wacu. Niba ndinda umupaka wanjye bishobora gusaba ko umunsi umwe tujya imbere nka kilometero 5, 10 cyangwa 20 bitewe n'iterabwoba twabonye. Nyuma y'icyumweru dushobora gusubira inyuma cyangwa se tugakoresha ibikoresho bikemura ikibazo kiduteye inkeke. None si ikibazo kiri hehe? Nta kwivuguruza kurimo. That is threatening you. So what I mean, there is no contradiction. Ingamba z'ubwirinzi zahoraga zisobanuwe gutyo. Icyambere tuba twarazitangaje aho turi gukorera ibikorwa. Icya kabiri ingamba zo kwirwanaho ntizisobanura ikintu kimwe gusa. Different places, defensive measures we take, and defensive measures do not mean one thing. Ku bijyanye n'izo ngamba zo kwirwanaho, nyakubahwa Perezida, niba ntibeshye u Rwanda ruvuga ko rutazazikuraho, cyane cyane izijyanye n'ingabo kugeza igihe umutwe wa FDLR uzaburanduwe. We refuse to remove defensive measures. Whether it means the troops or twe twanze gukuraho ingamba z'ubwirinzi, yaba izijyanye n'ingabo cyangwa ibindi byose, kuko byose tubyita ingamba zo kwirwanaho.
mu buryo mubona ibintu kuki mwansaba gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu gihe hari iterabwoba rinyugarije nyamara ntimuri gukemura iryo terabwoba? Ibyo bifite irihe shingiro? Ariko ubutegetsi bwa Kongo bushimangira ko ibyo byose byakorwa icyarimwe. Ese murabishyigikiye? Mu by'ukuri si nabwo butegetsi bwa Kongo bubishimangira gusa, ahubwo nitwe tubishimangira. Kuri bo bisa naho u Rwanda rugomba kubanza gukuraho ingamba zo ku bwirinzi, ariko ku ruhande rwabo bakakumuko. None se umuti w'amakimbirane urashoboka? Ntekereza ko ushoboka, yego, kandi mu by'ukuri uwo mwanya w'ubwumvikane wamaze kugaragazwa mu masezerano menshi twagiye tugirana, harimo n'ayi Washington DC, ariko amasezerano yabanje ntabwo yubahirijwe na Kongo. Ku bijyanye na Bwana Tshisekedi, mu gihe cyo gusinya amasezerano ya Washington mu Kuboza gushize, amafoto yasohotse mu bitangazamakuru ndetse n'imvugo y'imibiri yanyu byagaragaraga neza ko umubano wanyu ukiri mubi cyane. Clearly demonstrated that your relationship remains very strained. Nge sinari nzi ko imvugo y'umubiri wanjye igaragaza ko nari napfuye. Reka mbabwire, iyo muvuga ku mvugo y'umubiri ngo igaragaza ko tutishimye, sinzi niba hari n'undi wabonetse muri ayo mafoto aseka. Ku ruhande rwanjye nari ndi kumva, nari ndi gutega amatwi. Ese ku ruhande rwanyu mubona muzongera kumvikana Bwana Tshisekedi? Birashoboka cyangwa ntibishoboke, ariko nge nta kibazo mfite cyo gutegereza kugeza igihe bizashobokera, cyangwa kugeza igihe tuzanzura ko bidashoboka. Ubu uko ibintu bimeze ndabyumva kandi ndabyakira. Urugendo ruherutse rwa Jean-Luc Habyarimana i Kinshasa ruvugwa ko rwateye impungenge ubuyobozi bw'u Rwanda. Kubera iki? Kandi mwaba muzi abo yahuye nabo? Ntabwo ari impungenge, François, kandi si bwa mbere bibaye. Ese ni umuntu wigenga ku giti cye? Biterwa n'uko ubibona. Hashobora kugaragara nk'uwigenga ariko ari kumwe na Tshisekedi, kandi Tshisekedi ni umuyobozi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba afitanye isano nawe, bivuze ko yungukira ku bushobozi bwa leta n'ubushobozi bwa Tshisekedi. None se mwamufata mute nk'aho ari umuntu uri wenyine? Ariko ikibazo si umuntu umwe gusa, nk'uko mpora mbivuga. Uyu Habyarimana si umuntu ku giti cye gusa. Hari uburyo Tshisekedi yagiye agerageza kumukoresha mu gukangurira abantu gutanga inkunga yo gushyigikira FDLR. Habyarimana's son, in this case, is not just an individual. Tshisekedi of Congo has been trying to use him to mobilize the opinion, the support for FDLR. There are many people in kandi si we wenyine, hari abandi benshi cyane cyane mu Bufaransa, hari n'abo mu muryango we babayo. Abo bose bagize umuyoboro ufitanye isano cyangwa uri mu buyobozi bwa FDLR. Iyo noneho bigeze ku kuba bafitanye isano n'umukuru w'igihugu cya Kongo, mwabigabanya agaciro mute muvuga ko ntacyo bivuze? Iyo tubabwira ko ku butaka hari ubufatanye n'imikoranire hagati ya FDLR n'ingabo za Kongo, tuba tuvuga ibintu bifatika. Minimize it and say it doesn't make any sense. And when we are telling you that what is on the ground is actually a collusion and association between FDLR and the FARDC. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuva M23 yafata umujyi wa Goma tariki ya 25 Mutarama, yashinzwe gukora ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu, harimo gufata abantu ku ngufu ngo binjire mu gisirikare n'ibindi. Ese mubone M23 ifite ubushobozi burenze ubwa leta ya Kongo mu guteza imbere imiyoborere myiza?
muri ako karere hari amakimbirane, hari ibibazo bikomeye bigomba gukemurwa kandi hari n'uburyo buzwi bwo kubikemura. Mu by'ukuri ko ibintu bimeze ubu ni byiza kurusha uko byari bimeze mbere y'uko bafata ako gace, niko mbibabwira. Buri wese ashobora kubyigenzurira akifatira umwanzuro. Ubu i Goma n'i Bukavu ibintu bimeze neza kurusha mbere, kandi ndakeka ko kuba hari AFC/M23 ku mupaka wanyu bituma umutekano wanyu na Congo uba mwiza kurushaho. Nta gushidikanya kuri byo. Mu by'ukuri ubu mupaka wose urarinzwe neza, yego nta gushidikanya, nubwo hari ababyemera cyangwa batabyemera. Kuri twe umutekano warushijeho kuba mwiza, ariko mu maso y'abasesenguzi benshi, kandi murabizi nyakubahwa perezida, mu maso y'abadiplomate, itangazamakuru n'abandi, bavuga ko intego yanyu mu burasirazuba bwa Congo hari ugukomeza kugira agace mufitemo ijambo rya politike, ubukungu n'umutekano, kugeza igihe hazabonekera amasezerano na leta ya Congo mutabona nk'ayabagirira nabi. Ese ibyo ni byo? Ikiriho ubu kugeza uyu munsi ni uko dushaka kubana mu mahoro, ndetse no mu gihe cy'amakimbirane nk'uko twabivuze mbere. Agace kari mu maboko ya AFC/M23 si ikibazo cy'umutekano gihita kidutera impungenge, bityo ku rugero runaka turabyumva kandi tukabyakira, ariko tuzi ko hatariho urugendo rurangirira. Haracyari akazi kenshi ko gukora ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Congo ndetse no kuri Congo yose muri rusange. None se uburasirazuba bwa Congo cyangwa Congo yose ntiyashobora kuba ikibazo ku bihugu biyituriye, cyane cyane kuri twe? Ibi ni byo bintu by'ingenzi dusaba. Sinifuza ko hagira umuntu uwo ari we wese kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Niyo mpamvu dushyira imbaraga nyinshi ku kurinda imipaka yacu. Nta gushidikanya kuri byo, tugomba kurinda umupaka wacu uko byagenda kose. These are the basic demands. I don't want anybody to threaten the security of our country. So we will be very hard on saying we have to secure our border. There's no question about it, by all means. Ese imwe mu ntego zanyu ni ukuba ikigo gikomeye mu gutunganya amabuye y'agaciro? We have been a hub for many things. There's a financial hub here, there's regional. Mu by'ukuri twamaze igihe turi ikigo gikomeye mu bintu byinshi. Dufite n'ikigo cy'imari gikomeye hano. Yego turi ikigo gikomeye ku rwego rw'akarere. None ikibazo kiri hehe? Kuki ibyo bihindurwa nk'ikirego kidushinjwa? Kuko bamwe bavuga bati, reba bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubera amabuye y'agaciro. Ariko se murabizi ko natwe dufite amabuye y'agaciro iwacu, dufite umutungo kamere iwacu, kandi n'amabuye y'agaciro aturuka hanze nayo arahawe ikaze hano. Biterwa n'amasezerano nk'uko imikoranire iteye. Igikorwa cyo kumenya inkomoko y'ayo mabuye y'agaciro kirahari, kandi natwe tukabigiramo uruhare. Dushobora kwemeza no kugenzura buri kintu cyose kinyuze hano cyangwa kiguma hano. Nyakubahwa perezida, kuba wahoze ari perezida Kabila agaragara i Goma, bamwe babifata nk'ikimenyetso cy'uko yaba yarahawe uburenganzira cyangwa icyizere na leta yanyu. I would be happy to ensure that those who want to come and be part of the Eastern Congo that belong there. Nifuza kwakira abantu bose bashaka kuza no kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abahavuka cyangwa abashaka kugira uruhare mu rugamba rwo kubona Congo itekanye kandi itajegajega. Si ngombwa ko aba ari Kabila, ariko turimo kuvuga kuri Kabila. Kabila yafashe icyemezo cye bwite ku bibazo bye. Muzi neza ko ubutegetsi buriho bwagiye bumukurikirana bumuriga, bushobora kuba bwaranamwambuye imitungo ye cyangwa bukamushyira mu kaga. None se umuntu uvuga ko ashaka guhangana n'ibibazo biri mu gihugu cye, mwamwima inzira yo kunyuramo? Ibyo byaba bifite ishingiro rihe? What sense would it make?